sekretari w'urusengero avuza induru cyane araburuga aragenda kubita urugi umugore arakingura yinjira mu nzu ngo nangiye kagiswaye ngo ndamubonye ngo mbonye Imana n'amaso yanjye je munyabyaha nuko yagiye ahumiriza avuga ngo mbonye Imana. Umugore nawe aje kureba mbona bose barakinze ndasonda hagarangira Imana ngo Mana nsubiza mu bumuntu uri kuntuma mu kubantu none se kuntuma ku bantu kandi ukaba unyambika ubwiza bwawe ndababwira nte nuko ngo ukuntu kose Imana yankoreshaga byabaga biteye ubwoba kuko kandi no kurya niyo yangereraga nimba ndakoraho cyangwa se sinabikoreho hari igihe nagendaga nkavuga ubutumwa nkagenda nkamara ibyumweru 2-3 nkamara ukwezi ntarya ntanywa kandi nkataha ndi muzima ntacyo ntasonza nuko ubwo rero ukamara ibyumweru 2 udasonza ntasonza hari igihe nagiye mfite inda y'amezi 8 umwana wanje uyaramuzi kuko twari Imana Manuel narifite inda y'amezi 8 Imana inzamura umusozi witwa Ruvuzi wacu wari umusozi uzamuka cyane ndagenda njya ahantu mu Gasambura ndagenda nkavuga ubutumwa mpamara iminsi tusenga n'umubiri bisanzwe no kunyanja rero nagiye nzambuka gutyo namanutse umusozi wiwacu manuka umusozi witwa Nyawera ahantu bacukuriraga oro sinari impazi ariko Imana irahanjyana nambuka uruzi runini cyane rutarusizi ko yanganaga ndarwambuka n'amaguru usanga umugabo yicaye hakurya turaganira abantu barankunda cyane babwira Imana ngo Mana ko wadukundishije aziza ko bamutweretse tutamuzi twaramwumvaga gusa turashaka ngo twinjirane kwa Mariyamu nubwo babo batinjira ariko ndashaka ngo twinjirane kwa Mariyamu. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu ni kwa kuri mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana rero niwe tugiye kuganira angira ngo ni nacyo kiganiro cyanyuma ngiye gukora mu karere ka Kayonza aho nari maze iminsi ndi gukorera nshimira cyane Umusaro TV twagiye dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye n'ubu ngubu n'iki ngiki turi kumwe muri buze kumva tugenda twungikanya cyangwa duhanahana ibintu ubwenge. Ngashimira cyane Pastor Kayitare wagize uruhare rwinshi cyane mu kuduhuza n'abatumirwa batandukanye aho ngaho ni kubihumuriza ibihumbi ni shene nziza yivuga butumwa nyaboneka mujye mukora subscribe bose ndabashimiye cyane rwose ndetse ndanashimira cameraman God ni umuhungu wa Pastor Kayitare akaba n'umukameraman nyine w'ibihumuriza ibihumbi yabanye natwe aradufasha cyane Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera abo bantu bose ibahereza umugisha. Reka rero nakire uno mutumirwa kugira ngo tuganire mwaramutse neza kandi muraho murakomeye cyane amakuru neza tubahaye ikaze kuyobokamana TV kubihumuriza ibihumbi ndetse no ku Umusaro TV murakoze amakuru neza cyane. Wow muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Tumusoza murijwi yego nitwa Mukantagara Christina yego kaba ndi umukozi w'Imana ndumudiyakoni mu rusengero nkaba n'umuvuga butumwa mu Kinyarwanda bavuga ngo n'ubushake ariko ngiye ndi wagahato kuko sinabishakaga yego kubera gahato rero nabaye umuvuga butumwa kuvuga kutabishakaga ukaba byaraje ku gahato ninde wabiguhase n'abantu n'Imana nabihaswe n'Imana wabihaswe n'Imana yampamagaye mama kugira ngo abantu bamenye uriwe ni muri rusengero muri hetorero mu rusengero rwa DPR mu rusengero rwa DPR Murendi wa Nasho ubwo rero nyine ni muri paruwasi. Ariko mama iyo tuvuze ngo ngewe nkunda umukozi w'Imana wabihaswe utarabishakaga biba bishatse kuvuga iki wenda duhereye kuri wowe byakugendeye gute kugira ngo wisange uri umukozi w'Imana uri umudiyakoni mu rusengero ariko utari kukavuga ati ngewe ntabwo kubwanjye numvaga mbishaka ahubwo nabihaswe mbyemezwa n'Imana byagenze gute iwawe? Ngewe rero ntangire jewe nabihaswe n'Imana ntabwo nabishakaga nge nakuze mu nzu y'iwacu barabagaturika data na mama bakaganira iby'uvuga butumwa abavuga butumwa bakaganira iby'abahanuzi. Ubwo kandi icyo kibazo kiratwinjiza mu buhamya bwawe ubwo ni inzira nguhaye komeza afatiraho yego noneho nkumva nanjye mbikeneye nkumva nabo umuhanuzi nkaba n'umuvuga butumwa ariko twajya gusenga iwacu banjyana nkumva tibimfashije mu gaturika ndakura nashatse banshingiye mfite imyaka 15 shingiwe rero nsanga umugabo wanjye we yari umukristo agwa mu busore yigana abapasiteri ko babatiza baramuhagarika ngiye rero nari umugaturika
baranshingira. Ubwo rero ndagenda mpabaye, nahise numva nshaka Imana. Yego. Ariko sinashatse Imana ngo umuvuga butumwa. Yego. Numvaga nshaka kuba gusa umukristo, nkajya mvuga iby'Imana ariko nicayeho. Sinigeze niga. Kandi ikinyoni nagezemo. Ariko igihe cyarageze rero Imana iranshaka. Njya mu Gatolika icyo gihe babatizaga mu myaka 4. Nge nagiyemo ari ku cyumweru, kuwa gatandatu barambatiza. Mbatizwa n'umupadiri w'umuzungu, we yarandebaga akavuga ngo mama reba hasi ntukajye ureba hejuru. Nkareba hejuru ibyo ndeba nkabibura. Igihe kiragera amaze no kumbatiza akajya ambwira ati ariko warebye hasi, kuko bavugaga ko kundi bavuga ngo nibahaguruke bagahaguruka bakicara ibyo bakoraga. Nje ntabwo byamfashaga. Kandi muri icyo gihe nabonaga byinshi kubera gusenga Imana, kuko nagiye mu shaka Imana cyane, nayisengaga mu buryo bwinshi. Shaka Imana nayisengeraga ahantu henshi, nkibabaza mu buryo bwinshi. Ubwo mwari muri he mama? Twari turi muri Kongo. Hehe kugira ngo wenda abandi bantu baho muri Sange abantu barahazi nino benshi baranze nk'aba baraturutseyo. Ubu nibanyumva barahita bamenye. Nuko ubwo rero igihe cyarageze, nicaye, nari mfite umwana wa mbere, ndyamye nijoro, mbona haje umuntu ufite amababa mwiza, mu nzu haracana. Mbyutse umugabo ngize ubwoba nti byuka. Arabyuka ati ni biki? Akajya yiyorosa, kazanishuka kirenzaho ati kumucyo gumukamena nishuka. Nyine reba uyu muntu uhagaze hano, atase nashobora kumureba. Uwo muntu afata ukuboko, ubwo nari mfite umwana, afata ukuboko arageranyiza ku muryango. Ibyo ntibyabaye sinziriye. Turabyumva. Yarankanguye. Apana bimwe byiyereka. Yego, ntabwo ari ukwerekwa. Birumvikana iyo kuba sinziriye ntabwo umugabo we yarabibonye. Nta nubwo ari kumukanga. Nimbona nkubona amaso kuyanga. Araza aramfata, aranjyana nicaza ku muryango. Bene ahangaha arambwira ngo itegereze neza. Nditegereza, mbona umugabo muremure mwiza cyane, ufite amaso y'umuntu asa n'umuntu wapfuye arazuka, ufite ingohe zireshya n'intoki, umusatsi utendera hariya mwiza cyane. Ubwo umuntu araza yateraga intambwe imwe ikarenga umusozi, yatera intambwe ikarenga umusozi, yateye intambwe ebyiri ahondi, atera iya gatatu irazamuka, mbona ararenze mu bicu. Uwo muntu arambaza ati ubonye nde? Ntimbonye Yesu umwana w'Imana. Arambwira ngo wamubonye nta mushidikanya. Haleluya, amen. Uwo mugabo mubona gutyo. Icyo gihe ariko wicaye ku muryango ho? Nicaye ku muryango wanjye, nari nkiri mu Gatolika. Yego. Oya. Narabyutse ndazanisha. Nuko ubwo uko yazamutse, uwo muntu nawe mvuye iruhande, ko yarahagaze mu ruhande rwanjye rw'iburyo, nawe aragenda. Uko yagiye we simbizi, ariko ndiwe nabonye azamuka. Intambwe ebyiri zari zamurengeje ibicu. Uwo wundi uko yagiye simbizi. Ubwo ndagenda asubira mu buriri, sanga umugabo yatitiye byakomeye. Neze niki? Ati yewe, ati ryazuba ryagiye. Mama tukiraho umugabo waracya ariho? Yarapfuye. Yapfuye tugeze ino, yapfuye 9 karindwi mu kwezi kwa 11. Nuko ubwo rero uwo muntu yaragiye, nasigaye aho rero ndi mu Gatolika. Igihe cyarabaye, haba igihe cyo gusenga, hari kuri Noheli twajyaga tujya gutarama mu Gatolika, ariko uwo munsi tugiye dusanga ntabahari. Ariko njyewe nakeneraga Imana. Ubwo abandi basengaga bakavuga Bikira Mariya, bakavuga ibindi bintu, nge sinabishoboraga. Navugaga gusa mbwira Imana ngo mpindura ko bigikoresho cyawe. Haleluya. Iyo Mana rero ndayikunda, iyo nyivuga mba nyihamiriza hakika. Nuko ubwo rero twaragiye, tuhageze dusanga ntibaje. Mbwira abantu twari turi kumwe ntitugende tujye hariya bariho basengera mu mapandikote. Turagenda dusanga abaririmbyi bariho bararirimba. Burya abantu baririmba bari mu mwuka w'Imana, abamarayika babururutse baba bari kumwe nabo. Noneho ngiye kubona mbona abamarayika bariho bararirimba, mbona bariho baravuza ingoma, abana batoya basa n'abana batoya ariko bafite amababa, bakajya bazamuka baririmba, bamanuka bavuza ingoma, biryoshye hatari. Ubwo uwo mwanya nahise mva mu mubiri. Noneho ngiye nankurikiye babana, ariko ngeze hejuru ngiye kwinjira mu bicu, naragarutse kuko nabo indirimbo zararangiye, baracecetse. Ubwo nanjye ndagaruka ndazanicara hahandi, ariko nasanze nahwereye nasanze abantu bahagaze. Ubwo twaratashye.
kanyambicagagura vuba vuba turataha tugeze mu gaturika uwo munsi padiri yahise azarambwira ati mwana wanjye nakubwiye ngo ujye ureba hasi kubera iki ujye ureba hejuru y'ibicu yego ndamubwira ngo padiri ko nta bicu ko ntabyo ndi kureba ko ndi mu nzu arambwira ngo ujye ureba hasi padiri ko yunamaga kwa kundi bavuza inzogera nabonaga nyine ari ukumuterekerera baterekera abazimu biwabo mbona yamazi bavuga bamena mu ntuze y'umugisha bavuga nabonye aho bayakuraho bayapfundikirira barayakuye ku bantu bohagira bapfuye bakaza bakayashyira hariya barangiza bakajya bayadaha bakayasuka ku bantu ngo ni umugisha babahaye ibyo rero padiri twaba twicaye ndamubwira ndi padiri rero ibintu uriho aya mazi njye ntuzayakireho na rimwe akambwira ati nakwiye ngo ujye ureba hasi ndabwira nti n'ubundi hasi niho ndeba ubwo naratashye ariko numva ndabyanze gusura mu gaturika numva ndabyanze ubwo rero igihe cyarabaye hari kuwa gatandatu tujya mu bapantekote tujya gusengerayo bakimara gusenga nagiye kubona mbona noneho ngiye mu mwuka mbona uruhande marayika araje arambarira hejuru y'abantu bari mu itorero mbona ku ruhande ibaba n'uruhande rwose uruhande rutoya ruri ku bagore urundi ruhande ruri ku bagabo ubwo ndabaza ngo niki gitumye marayika arambarara aho yakabaye hagati ya bose uruhande runini rukaba ku bagabo arambwira ngo abagore bacumura vuba kandi bacumuzwa n'ubusa kandi ntibakunda kwihana cyane ariko abagabo bakora ibyaha byinshi ariko bakihana nuko ubwo narakangutse ubwo bahamagara abantu bo kwihana nagiye kubona mbona kuko iwacu iyo bapfukamaga abadiyakoni nibo bagendaga babaza abantu uko babatuza noneho bakagenda bihana uwabaga yihannye neza nkabona umutonyi umanutse mu ijuru mwiza cyane urabagirana ukamugwa nkabona umuntu abaye igituko baye inzobe nkabona abaye areze nyine abantu nkabona abaye wera abatihanye nkabona abigumiye kwa kundi basa n'abantu nyine ubwo rero nasanze abapasiteri banjye banjyanye nari mpetse umwana mugongo bamunyambuye banjyanye bagiye kunsengera bambaza amakuru rero ndababwira mbabwira ibyo nabonye nuko ubwo byararangiye ndagenda rero nshaka Imana mbwira abo twari turi kumwe ndababwira nti rero jewe wanjye mbona ko bataramira bakiri batoye kandi mujya mwumva ibyo bavuga nuko bahakinira ndashaka ngo munjyane munsengere mundirimbire nibyo nkeneye aba baraje rero barandirimbira navuye mu nzu yanjye nagiye inyuma hagati y'amazu kuko bacu twari duturanye cyane inzu ku yindi barandirimbira bariho bandirimbira nagiye kubona mbona mu ijuru rirakingutse hamanuka inyoni nziza irabagirana iyo nyoni uko nabonaga mu kanwa k'iyo nyoni hari umucyo uwo mucyo wamuritse ku isi hose umurika muri jewe amagufa n'imishokoro n'imitsi uko biteranyije byose ndabibona araza yinjira mu mubiri wanjye amaguru mu maguru yanjye ku maguru azamuka nk'umuntu umunwa mu kanwa kanjye uko ngana nawe aba ariko yiresheje aravuga arangije acecekeramo yagiye nuko byarangiye ubwo nakangutse nsanga abantu bari baravuze induru ngo aziza yajyanywe aziza yapfuye aziza yagiye kwerekwa ubwo byararangiye namaze rero imyaka 3 shaka Imana ibyo byanteye inyota yo gushaka Imana ariko navuye aho nakangutse mfite urukundo rukunda abantu bose abantu bose baringaniye abakuru ari ba data bukwe ababyeyi banje abatoya ari abaramu banje ari abasaza banje bose niko nababonaga kandi kuva uwo munsi nta sahani yagenyene yabayeho nta nkono yagenyene yabayeho nta kintu cyagenyene cyabayeho umutungo wanje wabaye w'abantu bose nuko nabayeho rero nsenga Imana shaka Imana umunsi umwe ndyamye haza umugabo ndamwibagiwe izina witwa Minani araza avuye ku misozi nimba ari Imana yarije ntumbaze araza arambyutsa arambwira ngo azi ngo byuka vuba ngo ugiye guhura n'ibitangaza by'Imana ngo kandi nijoro hari nijoro arambwira ngo kandi nunesha uzabona ibitangaza by'Imana ngo kandi urabana n'Imana ndagenda ndabyuka njya hanze ngo ndatambuka
njya haruguru y'iwanjye nicara Ugenda n'amaguru n'amaguru bisanzwe. yanjye bisanzwe ndagenda ndicara ndasenga nkimara gusenga mpumirije mbona haje intare nini cyane ikomeye izishinyitse ishaka kundya mbwira Yesu ngo ibi nibyo wampamagariye nashatse umwuka wari urawunyima none wohereje intare ngo ize kundya ntiwamana we mana yo mu ijuru ndasenga ariko numva ko ntakwiriye guhumura amaso ngo nyirebe ariko nabonye isanga ndasenga mbona ya ntare irazikandagira hano ndio maana niko na vidonda numva mbona iritereye igwa inyuma yo ndakanura nti Yesu we mbona irarenze nshaka guhamagara mu rugo ngo bantabare ubwo uri mu mwiyerekwa nari nicaye mu kiguna ari gusenga papa yego mbona nkubone ko ndiho ndavugisha ukuri mbona nkubone kandi abiwacu wayibonye mwiyerekwa iyo ntare ko nayibonye yaje ndeba ureba n'amaso y'umubiri ariko kubera ko nayitinye ndahumiriza nsenga mpumirije nunsenze rero mpumirije nibwo yaje ikandagiraho icaho ikimara gusimbuka igenda nahise nkumura amaso ndareba nuko ubwo uwo muntu arambwira ngo hasigaye bibiri ndasenga niyo senga n'ubundi ndahumura ngiye guhaguruka mbona nari munsi y'igiti mbona ingo hejuru y'igiti ingwe nabwo n'amaso y'umubiri ingwe irasimbuka irazigwa imbere yanjye numva ashatse guhumura ariko Yesu aramfata ingwe iraza iranyinukiriza ingwe iraza ahantu hose umubiri wanjye numva ibintu numva ubwoba buraje nshaka guhumura nuko ubwo ndasenga yangwe n'ubundi irasimbuka igiye gusimbuka isubira mu giti mba nahumuye ndavuga nti mu izina rya Yesu subire wavuye irasubira agenda nta kintwaye ubwo nari haruguru y'urugo nari guhamagara no mu rugo bakaza ubwo ndasenga ndaguma ndasenga ngiye kunabona haje inzoka ntarigera mbona nayibonye ndi umwana yari inzoka induta ukongana gutya mureba nkabona ndi munini cyane ariko yarandutaga ubunini iyo nzoka nayibonye ndi umwana iwacu bagiye kwenga noneho barahamagara bageze hakurya ngo nimutabare muzana amacumu muzana imipanga muzana imiheto baza babizanye ngenda imbere nirukanka narakana gashira isoni cyane ngenda nirukanka ngiye kuyikandagira iwacu bavuze ndoro turapfuye subirayo ibyo ntabwo ari inzozi ntabwo ari ukwerekwa nabyumvise nuko ubwo nkisubirayo mbona cya kintu kigize gutya cyarihinaga gutya noneho babandi b'imiheto n'ibiki byose babaraje baragiteraga kikihina icumu rikavunika batera gira umuheto umwambi ukavunika nuko ubwo rero gihe cyarageze umugabo witwa Rwisakiza w'umurundi aza avuga ibigambo tutazi niwe waje avuga urarangije afata umuheto aragitera agiteye kirihina cyahise kimanukana amabuye twajyaga tubyiniraho kera turagiye turi abana benshi tukabyinira kuri iryo buye yego iyo nzoka yarakimanukanye irakijyana iragenda ijya gupfira iyo ngiyo mu mukuku yego iyo nzoka rero yaje ubwo nicaye aho ngaho yaje nicaye iraza nayo irazunguruka niyo ya kera yaje cyangwa niyo yari imeze nkayo ni yindi imeze nkayo iyo yaje isa n'isatu sinzi uko bavuga mu kinyarwanda ebwa kuyo ntiyazime manene ikiziramire yego ikiziramire nuko igahaguruka ikazunguruka ariko mu izina rya Yesu naracyashe n'ubundi nayo iragenda ikimara kugenda numva ndaruhutse numva ngize amahoro nuko ubwo haje umugabo arambwira ngo azizuranesheje haleluya amena arambwira ngo uranesheje ngo kandi kugunesheje ngo n'umugongo w'Imana uzawugendaho haleluya amena ubwo rero naratashye narahagurutse ndataha ndagenda mbwira umugabo nti noneho niyo nahuye nabyo ati yewe ahubwo nagize ubwoba atuze ukuntu numvise intare yivugira hari haruguru ati buriya rivuye ahuri icyo gihe mwabaga hagana hehe twabaga aho ngaho muri sange ahantu hitwa mu Rushabira yego ya ntare n'umugabo yarayumvishe ubwo
ibyo byararangiye ndataha njya kuryama. Habaye uwundi munsi ndasenga, twasenze turi babiri njye na Victorina. ariko mama wenda utaragera uwo mugabo waje kukubwira yuko unesheje kuzagenda no ku mugongo w'Imana ninde? No mugabo waje afite amababa sinzi aho yaturutse. Nagiye kubona mbona hagaze iburyo bwanjye, araza nkoraho, yankoraga ku rutugu, arambwira ngo Azizi uranesheje. Bivuze inshuro 3 arambwira ngo uranesheje, ngo kandi kubwo kunesha kwawe ngo uzagendana n'Imana, ngo kandi uzagendera ku mababa y'Imana. Rero byararangiye. Ubwo ndagenda rero mu rugo, hashize iminsi 2 turasenga, twasenze yari yarampaye Imana, yari yarantegetse gusenga saa 9, ariko ubwo sinabaga mbyumva, mbagwiza ukuri, numvaga mbigaya, numvaga ari isazi, niko niyumvaga ko nasazi. Ubwo saa 9 turiho dusenga, mbona ndeba uzi ko asenganaga nande n'umugore witwa Victorina. Abahehe aba mu misozi y'iwacu ruguru muri Kongo. Aracyariyo. Ariko umusaza we yari pasiteri hariya ku Kibuye. Twakomeza nta kibazo. Ubwo rero turasenga, ngiye kubona mbona ijisho riryoshye rimeze neza, risa n'irya wa mugabo nabonye kiri mu Gatolika. Yego. Mbona ijisho risa n'ry'umuntu wapfuye arazuka, rifite ingohe nka za zindi. Nuko mbona wa mugabo rya jisho ridukanuriye, ariko riryoshye, ritobora amagufa n'imitsi n'imisokororo, rikareba imbere, rireba umutima rigasatura. Mbona ibintu byose kwisi, mbona abantu bose kwisi. Amina. Abaryamye, abasinziriye, abakangutse, abagenda, abavuga, abacuragura, abaragura, ababyina, bagira bate byose ndabibona. Nuko ubwo mbibonye mvuze induru, mbwira Victorina nti turapfuye. Victorina ati niki kibaye? Ntitore iriya jisho. Ubwo twasohotse twirukanka, duhura n'undi mugabo Imana yari yohereje. Uwo mugabo azarira, aravuga ngo ariko Aziza, ngo je biranantangaza n'Imana, ngo abantu barasenga, barara ku misozi, bakarara basenga Imana, bashaka Imana, ngo iyo Mana ntibayibonye, ngo ibyo Imana yakukoreye byose uko bingana, ngo kuki tabigabanya abandi, ngo akaba ari we gusibiha, ngo murahura n'ijisho ry'Imana, ngo nibabatabare, kuki iyo Mana itacana muri je mubwira ibyo nari mbonye muri ayo masaha. Yego. Ubwo yarapfukamye, dusenga Imana, araduhumuriza kubera we yaramaze igihe mu Mana, arangije arigendera. Yagiye tumubona agenda nk'umuntu bisanzwe, tubona ari umuntu tuzi, aragenda. Nuko amaze kurenga twasuye mu nzu, turasenga, turatandukana, Victorina aragenda, nanjye ndasigara. Nuko nagumye rero gushakisha Imana. Imana rero yagiye inkoresha inshaka mu buryo bwinshi. Imana ikantuma mpaguruke nje kuyikorera, bigatuma abantu bavuga ngo sinzahaguruka ngo nje gukorera Imana nguwe n'undi muntu. Imana igatuma abapaseri bakaza bakambwira ntibishoboke. Nasenze Imana, abapaseri banje barababara, bajyaga batuma imbwa kuza kumpiga bohereje nkuko kw'abadaso. Bakabohereza twabitaga ngo n'abajemperi. Bakaza kumpiga, bakaza bazanye n'imbwa, bazanye n'imabunda bayafite, bakaza. Twabaga twicaye mu nzu nkuko dusenga, bakaza bakamurika n'amatoroshi manini cyane, ngo baro barashaka izaziza kandi turi kumwe. Bakugeragaho ntibabashe kukubona. Ko nukuri. Bakanshakisha, bakamurika mu maso, bakamurika umubiri wose, bakamurika, ariko Aziza ari hehe? Paseri wanje uwo twasenganaga akababwira ari hano Gitarama, witwa Kajibwami. Yego. Muzamubaza izo nkuru. bakanshaka bakambura kandi uhari akababwira atari ko mwakwitonze mukamushaka bakanshaka bakambura bwacya mu gitondo nkazamuka nkajya mu misozi gusenga najya mu misozi bakaza bankurikiye abo babahigaga yabavuze abajemperi niko yabivuze bakaza rero babaga batumwe n'abandi babanyantege nke kose bakaza bakajomba mu cumu ku ruhande imbwa zikaza zikanyinukira zigasubirayo zimoka zirukanka bagashakisha icyamukesheje imbwa bakagira kandi turi kumwe kandi wenda bari bakagenda nagena nkaguruka nkataha gashima Imana ngataha nuko nkabwira Imana ariko ubundi kuki ureke imbwa zikaza kumpiga ese ndi gikoko ese bundi kuki abantu bampiga no kubera Imana ikambwira ngo bahiga ibikuri munsi we bahiga kandi nurangara bizagenda ariko nutarangara nzabana nawe iteka ryose amen haleluya yongeza hano numva sinzi uko bihindutse ko yafashwa rwose wisanzure nta kibazo nuko ubwo rero nagumye gusenga Imana
ngomba gusenga Imana irantuma nanga nkayibwira ngo sinzajya kubwira ese unazabwira abantu ngo iki uzababwire ko abanyabyaha bazarimbuka ese byaha nibihe Imana ikabitonda uko bingana ese ubundi bazarimbuka bajya ngo bazajya kwa Satani bazajya mu umuriro suri hehe Imana yanjyanye ahantu yamisha ahantu kurukuta nkahangaha gutya yego kwisi kwisi hasi hari ikibaya kitagira itangiro n'iherezo kirimo umuriro w'inkekwe kuva Imana yaremya isi ibyo biti ntibishya ngo biveho ayo mabuye ntashya ngo aveho n'inkekwe y'umuriro hora yaka itegereje abanyabyaha na Satani noneho irambwira ngo wemeye kugenda ntaho njya nkumva ngiye kugwamo aba nahiye kavuga ngo Mana ngo mbabarira ndagenda Imana yakoze inshuro 3 ikazana inkoni nziza ikageza hano gutya nkaba nakize nabaye muzima ye cyarageze ndemera ngo noneho ndagenda aragiye ngeze mu rugo Imana irambwira ngo haguruka ntabwo nagenda ntarabona abantu bazajya gupfira n'ubusa abantu bazajya gushya nibambaza mbabwire ngo ni hariya nabonye sikubundi nakangutse ko ntabibonye ye kiragera rero njyanye mbona haje umuntu mwiza cyane wa wundi ufite amababa araza arambwira ngo Aziza utumvira umva noneho ndakanguka ubwoba buraza muri gihe ndatitira numva ngize ubwoba cyane ndabyuka ndagenda nicara imbere y'aho umugabo yararyana ku rwuririro ndabwira nti yewe ndapfuye noneho ati noneho haje umuntu uje kunjyana nti wa wundi yaje noneho arambwira ngo tugende ni kandi inzira ari hanyuzamo ndabona ari yo kugikuzimu arambwira ati nose ntiwasabye ngo uzabanza ubone kwa Satani guturamanuka nahise yarambwiye ngo shira ubwoba ntoya ntaho njya arambwira temera ubwo naragiye ndaryama nkimara kuryama nabonye mva mu mubiri mbona turamanutse twamanutse ku masikariye muri ubwo buryo bwo kugenda bwo byari yerekwa mbona mvuye mu mubiri turagenda tumanuka ku masikariye tugera hasi tugeze ku masikariye hasi hasigaye amasikariye 6 uwo muntu ntiyaharenze hasi hari akabwibwi noneho ndagenda mbona anyujije nyura mu nzu yubatse nk'iyi tangira hirya seruka nka iyo nzu irimo ibyaha byose bikorerwa mu isi abatetsi b'inzoga zose iziriho n'izitarabaho nizo barikiriho biga ibi byose bariho bakora njya mbwira abantu ntari kwimana ni nziza naratinye n'ubu ngira ubwoba ndagenda nicara kumenya y'uburiri bwira umugabo nti noneho pe ndarambwira kandi ngo tugende ndetse arambwira nti noneho mbonye atinga intoki hejuru ati genda toya naho njya haguruka nkajya hariya ndaruha imbaraga z'Imana ni nyinshi ndasaba ndagenda ndicara nicaye nabonye none humva mu mubiri siga umubiri wanje umeze nk'agahu kinyana nabona gari nk'agahu kinyana karyamye ku buriri twarajyanye rero n'uwo mugabo tugeze ku ruzi niho yambwiye ngo kebuka tumaze kwambuka nkebutse mbona nyina ku gahu kanje aho karyamye mbona umugabo yabyutse yagiye gutabaza ko napfuye yego ubwo rero twarakomeje turazamuka tugeze hagati tuye kugera hagati mu musozi nabonye abagabo babiri bafite ibicumu by'ibijaba ibicumu bya bindi byacumise Yesu ku musaraba bari ku ruhande abandi 3 bari bicaye ku ntebe nziza irabagirana ku nzira izamuka ku musozi noneho babandi baravuga ngo Aziza ni uwacu babandi bari cecekera ntacyo bavuze ubwo ndazamuka marayika arambwira ngo saba Imana imbabazi ndavuga ngo Mana umbabarire iwacu hari abagore babiri bari abakeba Helena na Gatarina bari batonganye ubwo nasohotse mbabwira ngo yemwe we ngo abantu b'Imana mbwa mutongana koko uruvuga ukuntu mvuze ntabwo mbabwiye nti babyeyi banjye ngo mbahumurize yemba cyaha icyo ni cyaha imbere y'Imana nujya kubwira umuntu muhumurize mubwire neza mugushe neza ubwo rero niho yambwiraga ati ihane ndavuga ngo Mana mbabarira ubwo yanzira ndayirenze sanga babandi ubwo barambwiye ngo zana urwandiko rw'inzira nabonye ngira gutya iby'ukuri ntarwo nari mfite ariko nakoze aha mbona ruraje ndarubaha ndubahaye barareba baravuga ngo uremewe haleluya amen ngo nahise nzamuka narazamutse rero uwo mugabo nawe se nabaye nkimubona ninjye bazamutse
njyenyine kuri uwo musozi mwiza cyane, umusozi urabagirana umeze neza. Ngeze ku musozi hejuru nasanze imbuga nziza cyane, nsanga abamarayika babiri, umwe yicaye hariya undi yicaye hariya. Umwe abwira mugenzi we uri hariya, aravuga ngo nimumureka atambuke. Naratambutse nsanga inzu y'imiryango 12. Aravuga wa wundi uri ku muryango, arambwira ngo genda. Ndagenda ndabanza nzunguruka ya nzu, ndangije ndagaruka ninjira muri wa muryango wa muntu yicaye ahagazemo. Ahagaze afite umupanga urabagirana, ariko nabonaga ari nkabo, nimba ari bo ntumbaza, ariko nabona gukoze nkabo. Ubwo rero naragiye ninjiye nasanze intebe nziza irabagirana, nicara kuri ya ntebe. Mbona hariya hejuru aho abapaseri bakicaye, mbona hari ama etajeri apanze, mbona hariho amakamba menshi. Noneho wa muntu atarambwira, ariko namenye icyo agiye kumbwira. Nshaka guhaguruka ngo njye gufata ikamba ryanjye, naribonaga ku etajeri ya 5. wabonaga amakamba menshi aho ngaho. Yego. umuntu abona ikamba ry'akarimenya cyane. Ngiye gufata rya kamba ryanjye, arambwira ngo igihe nikiragera. Niko yavuze. Uwo wavuze numvise ijwi sinamubonye. Ngo igihe nikiragera ntimumwemerere. Ubwo naragarutse nicara kuri ya ntebe, mbona ya makamba. Ndangije baramubwira ngo musohora atambagire. Narasohotse tambagira ahantu heza, numvaga nkandagira, nkumva ko hari bujye hasi, nkazamura ukuguru nkumva ko hanzamura. Ahantu heza haryoshye, hameze neza ntashobora kuvuga, keretse gusa Imana yagiriye ubuntu. Haleluya. Gusa Imana izabagiriye ubuntu muzabona ijuru. Ubwo rero naragiye mbona ijuru ryiza, mbona abantu beza. Narakebutse, arambwira ngo kebuka iburyo, kebuka iburyo. Mbona ikiza kiryoshye kimeze neza, harimo intebe nziza ziteguwe zimeze neza n'ameza meza. Mbona hari umugabo umwe uhagaze hagati y'izo ntebe afite igitambaro. Ndamureba cyane, mbona ni wa mugabo usa na wa wundi nabonye nkiri mu gaturika azamuka. Mbona wa mugabo numva ijwi riturutse ahandi naturutse, riravuga rirambaza ngo wamubonye. Namubonye, Yesu umwana w'Imana. Arambwira ngo ategereje umugeni kwaza akamuhanagura amarira. Haleluya. Ndavuga ngo ndamubaza ngo ese n'uyu munsi? Arambwira ngo nawe ntazi igihe. Uwo mugabo nawe ntazi igihe. Muzi ko Yesu atazi igihe azabwirwa ngo haguruka ngo ujye guhamagara umugeni cyangwa ujye kuzana umugeni. Nuko ubwo ndakomeza ndagenda, nageze ahantu heza haryoshye hameze neza, umuyaga mwiza umeze neza. Narakebutse, umuntu arambwira ngo kebuka iburyo. Mbona ahantu heza harenze ahandi amaso yanjye adashobora kurebayo. Uko nagumye kwitegereza, nabonye ikintu kimeze nk'inka gifite amaso nk'umuntu. Nabonye ikindi kintu ku ruhande kimeze nk'intare gifite amaso nk'umuntu. Narebye ikindi kintu ku ruhande gifite amaso ameze nk'inyoni, ameze nk'umuntu kandi ari ikinyoni. Ndeba ikindi kiri ku rundi ruhande gifite amaso ariko we ari umuntu, ariko bifite amaso cyane. Nshaka kubaza, ijwi rituruka kuri wa wundi noneho wari uri hagati ya za ntebe. Aravuga ngo ibyo ni ibizima. Haleluya. Ngo ibyo ni byo bizima bintu ujya wumva birinze ubwiza bw'Imana. Koko bigose ubwo bwiza burabagirana, ntashobora kureba, ntashobora kubona jewe n'undi wese utarava mu mubiri, kandi n'igihe kitaragera nubwo yawuvamo, kereka umunsi Imana izarangiza guca urubanza ikicara n'abera bayo. Nuko ubwo ngarutse nasuye kureba uruhande, ariko ari nko mu isi muri paradizo. Nsanga abantu bicaye, abantu batuje, abantu bareshya, abarebare, abagufi, abanini. Mbona abantu bose barareshya, bararinganiye, ariko baracecetse, baratuje. Nuko ndareba ndabaza ngo nabameze batarambwira ngo bona abantu bava mu isi. Haleluya. Abona abantu bava mu isi bakiranuka nibo bari aho ngaho, barinze umunsi impanda izavuga. Kubonara naragarutse rero ndataha. Twaragiye rero, ubwo nagarutse yarambwiraga ngo subirayo nkanga, nkumva ashaka kwigumira aho ngaho heza, nkumva ntahava. Nuko nza kugira mu mubiri
nkangutse nsanga abantu barize n'intumbi yanjye bayiteruye bayishyize hagati yabo bariho bararira basenze Imana bamwe bavuga ngo Mana waratubwiye ko azajyanwa mu ijuru akagaruka none reba iminsi ishize wa Mana we nuko warashize iminsi ngahe 3 ndabaza ntese niki cyabaye barambwira bati warapfuye njye narapfuye barababeshya mbabwira ibyabaye abantu baranezerwa imwuka uramanuka barasimbuka barabyina nuko ubwo byararangiye igihe kiragera rero Imana irambwira ngo urahaguruka ndahaguruka ubwo ni byinshi nagiye ncaho Imana irambwira ngo haguruka inkorere ndavuga nti nzagukorera nte rero sinzi gusoma sinzi kwandika nzagenda mvuga ngo iki Imana iravuga ngo uzavuge ibyo nkubwiye ntabireba kandi bavuga ngo ibintu byose byanditse mu gitabo Imana irambwira ngo genda ujye kuvuga nzajyana nawe oya ko kujyana nanjye numva ntabishobora umunsi umwe ndahaguruka njya kwa Mariyamu ariko Imana muri iyo minsi yarampagurutsaga ikanjyana mbabwiza ukuri nkurira imisozi ntabizi nkajya kubona aho nanicaye mu rusengero hicara mu rusengero nkabona umupasiteri araje cyangwa umudiyakoni bakaza bakampagurutsa bakagenda bakanyicaza hari imbere nuko gihe cyagera bakavuga ngo nibampe ijambo ry'Imana Imana ikavuga sinjye bavugaga mbabwiza ukuri sinjye bavugaga n'Imana yivugiraga yarangiza kagenda nkajya kwicara hariya nkabona gusa abantu bahaguruka bihana nuko nge rero kiragera nuko ubwo njya kwa Mariyamu njya rero kumubaza Mariyamu atangira kunganira ntaranamubwira nibyo nagiye mpura nabyo ariko jewe nzagushaka dukora ikiganiro kuri Mariyamu gusa komeza utubwire nyine ibyawe ariko nzanagushaka dukora ikiganiro kuri Mariyamu nuko ubwo rero Mariyamu arambwira ati haguruka ukorera Imana iragushaka wagiriwe ubuntu butagiriwe abandi wowe ubana n'Imana ugendana n'Imana uvugana n'Imana abandi barayishaka bakayibura none wowe nta soni haguruka ukorera Imana kandi sinzayikorera ibyo ntazi gusoma arambwira ngo urabizi ntacyo nzi sinigeze niga n'ikinyoni nuko njya mu misozi y'iwabo njya kwigisha ndataha tashi wacu nasanze abaduteze amatwi ni gardiyeni no kuvuga ngo na gardiyeni ntabiyizi ntayo nigeze niga ubwo rero naragiye ngeze mu rugo sanga ibitabo bibiri nimba ari Imana yabiteguye ntumbaze sanga igitabo cy'indirimbo na Bibiliya mbumbura indirimbo ndaririmba hari indirimbo y'igiswahili wacu ivuga ngo nilikwenda mbali sana nyisanga ndaririmba iririmbo igice kimwe mbali sana nafuata njia mbaya nikamsahau Yesu aliyenipenda kweli. Amen. Nuko rero iyo ndirimbo ndayiririmba numva nasaze ndahaguruka nari ntaranasenga kumvuye no mu rugendo ndahaguruka soka hanze mvuze induru nimo ntabare nasaze noneho burundu nuko abantu banyine babonaga naje bakaza benshi kuza kumbaza ko bari bazi ko nagendaga ubwo nagendaga nganira n'Imana aho nice nkabanganira n'Imana nuko tuntu nkutwo bakaza rero nkabaganirira noneho mpamagara umwana wacu ntabara hano mwana tabara hamagara abantu baze umwana araza ati niki ndavuga ndamubwira nti dore yewe ndiho ndasoma ndiho ndaririmba umwana nyine kubera we yari umunyeshuri ati mama mudogo we ateze kuririmba atuzi ko uzi gusoma ntabyo nzi ntabwo nasaza ntabwo wasaze ati nukuri nibyo ubwo mfata Bibiliya ndabumbura muri Matayo 5 Yesu we yewe mwana ninasaze nkajugunya umwana gatora igitabo kakimati mama nibyo abantu baraza batiyaze nibyo ntabwo ari ugusara batayo ntabwo ari ugusara ntayo we ntusengiye kwambara ubusa ku gasozi batoya humura nuko ubwo bantu barampumuriza abapasiteri banje barampumuriza bakambaza byinshi ko bari bankenyeho byinshi Yesu yajyaga ampa ubwo nibo natangiye kwemerera Imana rero ntumahana guhera icyo gihe wasomeyeho kugeza n'ubu uracyabasha gusoma cyane rwose impano yaziye rimwe y'Imana yo gusoma yatarize yego ngayikomereza mama nuko rero cyarageze Imana irampagurutsa bagurutsa kujya kuvuga ubutumwa njya kuvuga ubutumwa ahantu ku Ruvunge uri arahazi ngenda ku Ruvunge impageze nahagurutse mu rugo abantu bamperekeje tugeze ku irembo niho nasangaga kaburimbo umuhanda imodoka zaza zangerera ruhande ngo ntawashobora kujya nungu zaza ngo ntawashobora kujya nungu kandi nukuri ndakangukanga n'urwara rwose abantu barata n'abakristo n'abapasiteri bakagenda ngira Imana none se niki reka nisubire mu rugo nashingura ukuguru kwanje ntikuhave nashingura ukuguru ntikuhave noneho nza kubona haje abagabo babiri umuhagarara undi hagarara bafite amababa bombi
mu buryo bw'umubiri mpagaze gutya turiho tuganira Eh, nuko ubwo turagenda isegonda imwe twari tugeze ku Ruvungi kandi ni nko kuva iwacu kugera i Kigali ni nko kuva ku muriro ujya ku Kigali ibi by'i Kigali twavuye iwacu 2:00 twahageze 2:30 iminota 30 niyo twahageze mwagenze n'amaguru cyangwa mwagiye mu kirere nuko twagenze sinakubeshya ngira si ukuzi wabonye mugenda nyine nabona agashingura amaguru inshuti mukurikiye iyobokamana TV n'ibihumuriza ibihumbi n'umusaruro TV ntabwo ari abarozi baguruka bonyine na Imana irabagurutse na Eliya yaragurutse na Enoki yaragurutse yego na Filipo yaragurutse yego none tubonye na Haziza yaragurutse ubwo rero twaragiye tugera ku marembo nsanga abapasiteri banjye Imana yamaze kubibabwira ubwo narigishije ndangize kwigisha ubwo turasohoka 5:00 baranyakira hari abarusi benshi Imana yari yashatse ko bakizwa barakizwa barusi bazana ibirozi byinshi bigende bivuga abapasiteri banjye barihinda bati ntabwo twabikora niwo byikorera kandi ubwo nari kuba nageze i Bukavu nko mu ma 8:00 ubwo ibirozi ndabitwika birarangira nuko ubwo ndagenda ngeze ku muhanda n'ubundi babantu barasaba baraza turagenda twari babagabo babiri bamababo barongera baraza baguhari ifuti baraza bampari ifiti niba bangejeje rero hariya imururu manuka kuri Rusizi Rusizi ahantu bajya bakira hari ahantu bajya bavomera amashanyarazi aha munsi yaho rero kandi urabona ukuntu wahinda Rusizi kuntu imeze ubwo nahise nambuka ubwo ni kuri Suzi ya mbere abahazi nta rukweto rwanjye rwambutse muvuga ngo wagenze hejuru y'amazi nuko nagenze amena mbona abantu hakurya ngeze hagati mbona abantu bariruka bahunga ngo tubonye marayika ngo tubonye ngo marayika yaje mbwira Yesu nti papa nimba hari uko wampinduye wanyambitse ubwiza bwawe mpindura uko ndi subiza mu bumuntu kugira ngo buntumyeho badahunga bariho barampunga ndabwira abandi ubwo Imana nyine sinzi ko yabigenje mbona bamwe bahagaze iriya abandi bahagaze iriya bari kukubona ugenda hejuru y'amazi ubwo ndambuka ndagenda hari umugabo witwa Yakobo n'umupasiteri n'ubu Bukavu nuko we Imana iramutuma ngo naze kunyakira yabonye uko waturuka ku musozi hejuru nanjye uko nambukaga turagenda tugeze iwe ngo abantu barahunga ndetse papa nakubwiye ntumpungisha abantu ubuhamya burimo batuma ndira amarira y'umunezero ntumuhungisha abantu ni kandi ari bo wantumyeho ngo abantu baricaye uwo mugabo yavuze ibyanjye Imana nimba Imana yabishatse kunyemeza kuko nubundi nagendaga niyo ntaremera numvaga ko ari ibisazi byamfashe kandi nkabona ko ibyo mbona abandi batabona ari ibisazi nyine nuko kana naganira abazi Imana bakayinganira ariko nkumva bitashoboka kandi Imana ikambwira Aziza ni jewe nkumva bitashoboka nuko ubwo rero narakomeje narigishije nganira uwo mugabo avuga ibyanjye byose kugeza n'uyu munsi n'ibizaza ubwo naragiye rero anjyana rero ku kicaro gikuru kuri paruwasi Bukavu ubwo nageze i Bukavu twavuye iwacu yego uwo munsi umwe mama y'amazi wanyuzemo ahantu duse nk'aba Rusizi naye hani Rusizi ku Rusizi Rusizi rwa mbere umanutse ku kiraro cyambuka k'iki Bukavu ukambuka ukamanuka hepfo ku rugomero hepfo y'urugomero n'ibirenge amazi hejuru umugezi muremure cyane yego cyane nukuri kandi haba umugezi muremure cyane abantu banarohamamo cyane nyine ni nko kunyura mu kivu na gutyo to habamo ingona habamo imvubu habamo ibintu byinshi ubu rero nuko byagenze bakugejeje kuri paruwasi bangejeje rero kuri paruwasi nsanga pasiteri wacu nawe ni umuntu usenga cyane aranyakira nuko Imana yakoze ibitangaza rero byinshi abarozi barakira abantu barahumuka abantu byinshi sinashobora kubivuga ko iyo mvuze ibyo bitangaza abantu numva nkaho ngiye kwirata kuko n'Imana yabyikoreye yego nuko ubwo rero igihe cyarageze ndataha ariko nkataha natambagiye icyo gihu aho ngaho Bukavu Imana ari injyana nasanze muri yari ifuti y'Imana nageraga mu bantu Imana ikazana imodoka wowe ukayizana ntawe uguhamagaye yego ukabona umuntu araje atinje kugutwara njyewe ndakujyana aho uzajya hose tukagenda gutyo nuko ubwo rero twageze ahantu icyo gihe
turataha. Imana irambwira ngo njye guteranira ahantu hateraniraga representa wacu. Ndagenda mpageze nsanga umupasiteri wa sepake ubwo representa wacu yitwaga Ruhigita. Nsanga rero umugabo witwa Mikwege wari ikegera cye. We yarambonye kubera ukuntu nari ngayitse ariko sinari ngayitse kuba nari nambaye ubusa cyangwa nari bosi wanje nubwo byameraga gutyo. Ariko nje narigayaga kuba numvaga ko ntakwiriye. Ubwo rero uwo mugabo nabambonye ati ubundi wowe urambwira iki? Niki tubwira? Ndabwira ijambo ry'Imana rimeze rite? Ndabwira ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Imana itizana amagambo yo muri Bibiliya, Samweli 15 umurongo wa 19 kugera kuri 22. Ubwo ndamubwira ati none se ko ibyo byanditswe nose urashaka ibitanditse? Turashaka ibitanditse. Nuko ubwo yaragiye Imana iragenda iramuteguza yonyine buracya mu gitondo tujya guterana abwira abantu ngo yabonye utuntu yari umuntu wibona cyane ngo yabonye akantu kakakobwa katurutse hariya muri Sange ngo kaje kubabwiriza. Nuko ubwo Imana izana representa iraza kigera kuri rutari. Imana ihita imwereka ibyanjye. Yavugije induru arira cyane aravuga ngo nimuzane umukozi w'Imana ngo marayika arabasura mukanga. Ngo bagiye kunzana aho nari nicaye banshyira hariya ndigisha. Nuko ndataha. Ubwo nigishaga Yesu yakoraga ibitangaza byinshi, abarozi bakiruka bakajya kuzana ibirozi, abapfumu bakaza bakivuga bakazana ibyabo baraguza ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Ubwo abantu bakihana uko Imana ibishaka. Ubwo rero cyarageze ndataha n'ubundi Imana impimodoka yari ifite umugani wa wundi wabibonye naragenda ngeza mu rugo. Nuko Imana rero ikajya. Ariko gutaha wagiye mu modoka isanzwe. Uza nibwo waje uzanywe na babagabo babiri. Yego. Igihe rero kiragera ikindi gihe Imana irantuma. Inuma hano ibuvira. N'ubundi izana yari ifite yayo. Niba nagiyemo bya babagabo babiri. Baranjyana twageze ahantu kumaya moto na paju. Hageze barampagarika, hari abandi bantu bariho bakaraba banyabyaha. Imana ishaka ko mbanza kubasengera. Ndagenda ndabasengera ndangije n'ubundi bantu baranjyana. Twavuye iwacu saa 2 kandi iwacu bateranaga saa 3. Twasanze nta muntu n'umwe uragira mu rusengero, nta n'umupasiteri wari wagira mu rusengero. Hari cyaguti hari urugendo rurerure cyane yahavuga ngira ngo ni nkaha n'ubundi ni Kigali. Ni harehare cyane. Ubwo hano ni Kigali kubatazi aho turi duherere mu karere ka Kayonza, ni nko kuva Kayonza ujya Kigali. Hari kilometero 82. Yego uvuye aha turi. Sawa. Ubwo rero twaragiye turahagera, ndahagera nuko abantu bangeje ku muryango w'urusengero basubirayo. Angeza ahantu secretary w'urusengero avuza induru cyane araboroga aragenda kubita urugi, umugore arazakingura yinjira mu nzu ngo ngo ndamubonye ngo mbonye Imana n'amaso yanjye njye munyabyaha. Nuko yagiye ahumiriza avuga ngo mbonye Imana. Umugore nawe aje kureba mbona bose barakinze. Ndasaba ndahagarara mbwira Imana ngo Mana nsubiza mu bumuntu. Uri kuntuma mu kubantu, none se kuntuma ku bantu kandi ukaba unyambika ubwiza bwawe ndababwira nte? Imana uko yabigenje sinkuzi. Ngo ndagenda njya kwicara ku ntebe yaricayeho, ndicara umwanya ndasenga, ndangije ndagenda ndabakomangira. Ubwo bahagaze hirya muri saro bahatitiye, nimukingure n'igihe waziza ntimujya mu nyumva ntimuzije muri sinanyuza hano sinaraye hano ngikabera. Nuko ubwo barakingura arazanye umugabo atitira. Nuko ndamuganirira ndamubwira nti ibi ni ibitangaza Imana ibishaka kubereka kugira ngo mwihane. Imana hari umunsi tuzahinduka twebwe twese ni twihana tukaba abakristo kuri. Umunsi impande izavuga tuzagenda duse n'Imana. Hari umugabo watwigishije witwa Karembire umupasiteri wacu narigishije araryoherwa arahaguruka aravuga ati yemwe ati mwijuru hari abamarayika b'ubwoko butatu. Ati hari abamarayika bafite amababa 6 nibo bahora imbere y'Imana. Ati amababa 2 akinga ubwiza bw'Imana ku maguru yabo kugira ngo badashya. Ubwiza bw'Imana buratwika. Ayandi 2 akinga ubwiza bw'Imana mu maso kugira ngo amaso yabo adashya. N'ayandi 2 yo kugurukiraho. Atari ko twebwe nituhagera haleluya tuzasana Imana kandi tuzicarana n'Imana kandi nta baba nari mwiza bari dukingirije ubwiza bw'Imana. Numva nawe gitangaza. Nuko ndabaganirira ndangije banjyana rero mu rusengero. Nuko ndigisha nyine amateraniro abaye ndigisha ndataha. Nuko ntaha rero mu rugo nuko
ngeze mu rugo rero Imana yagiye inkorera byinshi. Bukeye Imana n'ubundi injyana mu ijuru. Ubwa kabiri njyana mu ijuru, njyanye nari napinze ibintu Imana yambwiye, ndabyanga ndavuga ni mfite umugabo wize ajya avuga ubwo butumwa n'abandi bajya bavuga ubutumwa, ariko jewe nabanza ari no gusara ahubwo. Imana iranjyana nijoro ndyamye, mbona n'ubundi bamuga baraje arambwira ngo haya twendi, ubwo turagenda, mbona n'ubundi turagitwa, nabonaga dutondagira n'amaguru, turagenda tugeze kuri rwa ruzi niho umubiri wanjye wasigariraga, ubwo nkasa n'uwapfuye kuko nta wambukana umubiri awujyana heza h'Imana. Ubwo turagenda, ngeze hakurya arambwira ngo kebuka, ndakebuka, mbona n'ubundi ni kagahu k'inyana, umubiri wanjye umeze nk'agahu. Ubwo turagenda, twaragiye rero turarenga ku misozi, twatambaga imisozi, nabonye inyanja yaka umuriro itera ibishashi by'umuriro, nakandagiye ku mabuye asongoye, sinamenye uko nabivuga, ariko nta na rimwe ryigeze ritobora ukuguru kwanjye. Ubwo twaragiye turatambagira ubwiza bw'Imana, turangije kumbwira ngo njye kunyereka inyanja yaka umuriro n'amazuku, ndagenda ndayibona, nuko ubwo irambwira ngo garuka, ndagaruka, iyo ntiyavaga hiri, ijwi ryagendaga nk'ikisi, nimba ari umuriro sinamenye ko nabivuga. Iyo nyanja mama, tukiri aho kuri inyanja yaka umuriro n'amazuku, wayibonaga ari inyanja ingana iki kandi yaka gute? Ntabwo nabonaga iherezo ryayo, kuko nabonye aho Imana ijya kuntuma nkanga ikanjyana ahantu yandyamishaga inyereka uwo muriro wakaga utazashira kandi waka n'ibiti n'ibambuye bitashira, niko nabonye niyo nyanja, icyo kibaya cy'iyo nyanja ntiwamenye igipimo cyabo, yahoraga icamuka. Nuko ubwo narahavuye rero, ndahava n'ubundi ndagaruka, ngaruka rero mu mubiri. Urihuse abantu bakeneye kumenya ibintu rwose wabonye mu ijuru, igihe wamazeyo, wabonanye n'abandi mu ijuru. Ubwa kabiri wabonye y'ibiki? Ubwa kabiri nabonye ibyiza by'Imana, nabonye ibintu birabagirana, nabonye amazu meza bimeze nk'amazu, ariko nabonaga nahagera nkabona sinzu, nkabona gusa ni heza, nkabona gusa hararyoshye, nkabona abamarayika baho, nkabona nasangaga abamarayika nk'uku wakwinjira hano mu mbuga, bakaba ari usanga abamarayika bari, nkabona abantu bambaye neza, bambaye ibyera, bameze neza, basa neza, ariko nkasubira nkajyanwa ahandi, nkasiga abo bamarayika nkajya ahandi heza, hakaba n'ahandi heza harenze aho nasangaga ibyo bizima ntashoboye kurebamo imbere, niho ngo mu bwiza bw'Imana. Nuko nkavayo rero kaza nkasubira bakansubiza mu mubiri, nkamanuka umusozi nkasubira nkambukuruzi, nkabona nsubiye mu mubiri. Nuko igihe rero cyarageze, Imana irasubirira ntuma Bukavu, ngende Bukavu, navuye iwacu n'ubundi 2:00, nageze Bukavu 3:00, njyanywe n'abo bantu bangeza ku nyanja n'ubundi naragiye ndatondagira, noneho inyanja iva ikamembe yambukira ibukavu, noneho si Rusizi ivamo muri iyo nyanja ya imanuka, ariko noneho ni haruguru Tanganyika cyangwa ni Kivu, oya ni Kivu, Ikivu cya Bukavu na Kamembe. Nuko ndatondagira guhabaga harimo ubwato bwarahagaze, bwari haruguru, bwari hepfo, burahagarara, bariho bareba umuntu ugenda, urongera ugenda nanone bwa kabiri hejuru y'amazi. Abantu bari mu kiyaga bakureba bande, ntabwo amazi yigeze arenga n'ubundi rukweto nari nambaye, ntumbaze niba narayakandagiraga, ariko nabonaga nkandagira ku nyanja. Ndarenga nuko ndambuka ngera ku muhanda, nsanga umugabo witwa Kanega umupasiteri ategereje. Imana yambwiye ngo genda utegereze ngo urebe kare agakobwa ngo wakire agakobwa kanje nohereje aho ngaho. Duhura nawe mpageze arareba ati ntabwo uruyu, nasiko bambwiye ngo umukobwa kandi nkabona yari umugore. Ndatambuka ngeze hirya numva ijwi rirambwiye ngo uwo ni ukwakira. Ndagaruka mpindukiye ndabwira nti pastor navuze ko ari uwo nyakira. Hatoya Imana yambwiye ngo ntegereze umukobwa, ngo umukobwa w'Imana. Nuko ngo turagenda, tugiye kugera ku muryango w'inzu ye, sinzi uko Imana yahinduye n'ubundi ubwiza bw'Imana. Uwo mugabo agira ubwoba, ahamagara umugore, nibagiwe izina yamuhamagayemo, arambwira ati mama tuna Mungu njana kuya haiko mutu. Umugore numva arambwira ngo humura,
ngo atazi igiswahili Imana bwo yari ivuze ngo iryo jwi umupasiteri yavuze ngo ni Imana ije si umuntu. Yego. Nuko ubwo rero mbwira Imana ndasobanura Imana kuko numva nyine Imana yabikoze kuko byanange narahinduka nkumva biraryoshye cyane kandi nkumva no kwigumira muri ibyo bintu simbe nani ubwo bwiza nsubiza uko narindi nuko Imana rero igenda ibihoshya ndagenda ninjira mu nzu senga Imana nuko baje kwinjira mu nzu Imana nyine yampinduye nuko ubwo tukicara mu nzu turaganira nuko ariko tuganira no mpasera ambwira ati mama uri umuntu kabwira nti ndi umuntu oya ntabwo uri umuntu uriga iki nkabwira nti ndi umuntu nitwaziza rero ubu mu Rwanda niho banyitiye izina rya Christina ariko ubundi nitwa Aziza Christina ubundi niryo zina rya Christina padiri wari impaye yebwe nashakaga izina kanga navuga izina kanga ngo ndakubatiza mu izina rya Christina ngo ni umusozi utanyeganyega iwabo kiburaya ntazi nuko ubwo rero ibyo yabonaga umupadiri we simbizi mbwira rero uwo mugabo nitwaziza Christina ndi umwana umubyeyi w'abana batatu kandi mfite n'umugabo nkamubwira n'ibyanjye byose atoya mama ati namaze kumenya ibyawe ati Imana yaravuze ngo izadusura ati none koko Imana nayibonye ati Imana ntigenda yonyine ati Imana ntiyagaragara Imana igaragarira mu bantu agakwitiranya n'Imana rero haricaye turaganira icyo ndigisha mwandi umuntu papa ariko niko byanditse makuru wa 2:6 ngo haravuga ngo uko yivugiye ubwayo ngo nzagendera muri bo babe abantu bangenanye b'Imana yabo nuko rero twaragiye rero ndamubwira nti turajya guteranira ku rusengero rwa representa wacu turagenda rero tujya kuri urwo rusengero bukeye tugiye ku rusengero dusanga abamama ibishongore biraho banga ko ntawe unyakira ngira Imana ndusi wowe tuwe bantumya none banze kunyakira haya ndasubiyeyo nditahiye kandi narakubiye ngo sinzakora umurimo wawe ku gahato nzakora unkoresheje niwe wampamagaye mbwira ko uzankoresha kandi nzajya naceceka ndetse uko nivugira nti noneho n'uyu munsi sinavuga ubwo nagiye kubona mbona haje undi mudiyakoni turinjira ariko umupaseri yambwiye ati mama nubona winjiye muri rusengero nkabona urwinjiyemo ndemera kutari umuntu kuko nta muntu ugipfa kurwinjiramo twarinjiye rero mu rusengero tuhageze abantu batangiye gupfukama ntaravuga Yesu arivugira wenyine uwo mupaseri wanjye representa wacu no wahagurutse ubwa mbere ababwira ati genda pfukamye imbere y'Imana ati Imana sinayigendesha ngo igende uko arapfukama bose barapfukama nanjye nagiye ngira ubwoba mbabwiza ukuri nagize ubwoba ndatengurwa cyane suye mu mubiri ndibaza ndigiki koko abantu nk'aba representa nuko nanjye ntabwo uzasubira ku murindi napfukamye ngo nanyu nsengere ubwo no gushake bwawe nuko ubwo rero byararangiye nuko turasohoka representa ati ntabwo wata no kugenda iwanjye umuntu wari utuye mu mugi Bukavu Nyawera ariko nukuvuga ngo hagendaga uwagendaga kinjira mu nzu n'umwe kwijana turagenda turinjira imbara amagambo rero nari nigishije yari yamufashije simbizi tugeze mu nzu yabwiye umugore we aramubwira ngo ababoyi bicare namwe mwicare uyu munsi ndiyakirira abashyitsi genyine kandi umugabo ngaraga gutyo ureshya nabwo akereye akaba uhaguruka akagenda akakira amazi akajyazana ashyira ku meza aragenda azana amasorori ashyira ku meza ibintu byose ashyira hariya nuko akaza akicara amina acoka agasura akagenda agahaguruka akabizana kugeza igihe byarangiriye aradukarabya numva ziza gukarabirwa n'umuntu umeze gutyo nkumva n'igitangaza mujye musengera Imana izampa ubugingo si nkabura ubugingo kuri nukuri kuko Imana yankoreye byinshi ntashobora kuvuga nuko ubwo turarya turangije umupaseri yararize twarinze dutandukana ariho arira imodoka ye niyo ntambagije Bukavu bwose nuko kwibuga k'indege hose nuko turagaruka nuko ubwo igihe kiragera ndataha nagiye mbona byinshi rero Imana yagiye inyoni ibikeri byagiye bingemurira n'ibiryo ibikeri bukeri nagiye kuvuga ubutumwa ahantu
Kavivira uyu yarahazi hari hirya y'iwabo aho bari batuye ndagenda njya kuhavuga ubutumwa ninjiye mu nzu nsanga umupasiteri waho ahagaze ku irembo w'umurundi ariko yari umupasiteri aho ngaho nyine mu mahanga Imana imubwira ibyanjye n'ibyo ndi bubone n'ibyo ndi buhurire nabyo aho ngaho nuko umupasiteri ambonye ati mama si mama kwanza nikwambiye Yesu mbona hagarara kwanza nkubwire nuko ndahagarara araza arambwira atengurwa ati mama aturaje atari kugiye gupfira aha ngaha ati Imana yambwiye ati ngo ibikeri birakugemurira atariko turabirya atariko ati jewe sinabishobora nyine avugishwa atariko ati yavuze ngo urya atariko nyine nimba ubishoboye ati simbizi ariko urapfa nuko atariko ibiza nyuma ubirya atariko byo ntibiroza atariko kandi ati bije nyuma nibyo biroza atariko nyine avugishwa nuko ndagenda ati ncara mu nzu senga Imana twari kumwe n'umugore wari untwaje umwana icyo gihe nari mbyaye uwo mugore nawe tuhageze arambwira ati yazi twavuye iwacu 2:00 tugeze hano 3:00 niho yuzuye batangiye kujya mu rusengero ese twazanywe n'iki ko nta modoka twuriyemo uwo muntu nawe mwazanye yagize amahirwe yo kugenda muri bwa buryo arambwira Imana yashakaga ko ubuhamya bubona ubwo byari inshuro ya gatatu ugiye n'aba bagabo utiriwe utega kandi urugendo rurerure ukarugenda igihe gito isegonda yego nuko ubwo Imana arambwira ati twaje gute ndambwira nti twaje ko Imana ibishaka isi mwebwe mwajyaga muhanura ngo nzajya ngendera ku mababa y'Imana ubwo nyine niho twagendeye nuko ubwo twarahageze nuko kiringiye kumva numva imodoka irahinze numva kirahinze numva hasi haratitiye naho ndi nuko ubwo wampasera aragenda yicaririya ku rusengero kure nuko ubwo twari turi mu nzu y'abashyitsi cyari kiza gisimbuka kigeze nk'hariya hafi y'umuryango kitangira gusimbuka gifite imeka harimo ibiryo byiza cyane harimo inyama y'inkoko yakaranzwe neza n'amafi y'iwacu yitwa imikeke n'umuceri n'ubugari byose yashizemo igikeri bukeri cyageze ku muryango aho kihagurutse umutwe gifite iyo meka cyari kinini cyari ni cya kindi bajya bahahiramo kakano bahahiramo oya ntago ari tekawe ni akantu ko gutwaramo ibintu ubwo muri make cyane agaporte manje oya banasema ngayo meka mwana ntabwo ari imbegeti ariko njya ngo niba bifite byinshi abagore bakiri babihahira nta kibazo ni igiteto ubwo ngubwo ni nuko ubwo rero igikeri kiza kihaguruka hano kihagurutse umutwe gihagurutse umubiri mbona na ya meka ivuyemo kihaguruka ari umuntu nuko yaje yinjiye mu nzu ari ishyarya ari umuntu igikeri cyabaye umuntu kirinjira nuko gitereka ibiryo ariko kirira arira yabaye umuntu arira ndamubwira ntariko n'igitangaza ndi kubona iby'ukuri ukora ibintu byiza nk'ibi ndi kandi nta bugingo uteze kubera ibibi ukora kuki wemeye kuba igikeri kandi uri umuntu ndamubwira ngo umbabarire n'Imana imbabarire kandi ntuzabivuge ndavuga nti sinzabivuga mbyishimye hejuru ariko nzabivuga nk'ubuhamya kuko mbibonye ni kugira ngo abandi nabo bakeneye kuzajyayo ntibazajyeyo ntibazagarukire mu nzira nuko ubwo ndasohoka mpamagara umupasiteri ngwino turye mwipfire nuko senga Imana sinaryaga ubu nsigaye n'ubundi sinakoraga ku buryo kabiri kuko nyine nkoraho umuswari niwe avuga ngo mimi ni chombo cha Bwana buri gikoresho cy'Imana wakati huu nilikuwa chombo sana muri kino gihe uri igikoresho cy'Imana cyane muri icyo gihe nuko ngo ukuntu kose Imana yankoreshaga byabaga biteye ubwoba kuko kandi no kurya niyo yangereraga nimba ndakoraho cyangwa se sinabikoreho hari igihe nagendaga nkavuga ubutumwa nkagenda nkamara ibyumweru 2-3 nkamara ukwezi ntarya ntanywa kandi nkataha ndi muzima ntacyo ntasonza nuko rero ukamara ibyumweru udasonza ntasonza hari igihe nagiye mfite inda y'amezi 8 umwana wanjye uyaramuzi kuko twaba Imana Manuel nari mfite inda y'amezi 8 Imana inzamura umusozi witwa Ruvuzi wacu wari umusozi uzamuka cyane ndagenda njya hano mu Gasambura ndagenda mpavuga ubutumwa mpamara iminsi 3 senga n'umubiri bisanzwe aho niho naherewe ibiryo nzajya ngendana aho narasenze iminsi 3 mfite inda y'amezi 8 Imana yantumye kuri aho hantu
imana yarategetse abantu ngo bubake inzu bayitegure neza ariko ntibajyamo ko bari abapagani nabo bakayitinya bakabona ngo habamwe imirabyo habamwe ibintu biteye ubwoba ntibayigemo ndaza nasanze uwo mugabo witwa we nyibutsa wa mugabo mugasambura maha yitwaga Ruheke yari yicaye yari hagaze ku rugo rwe rw'inka n'umugore we n'umuhungu we mukuru ndaza mpageze mbacaho kuko imana yari yambwiye ngo maze njye gusenga urapfa ariko naragenda kingura ndasenga ndangije ndaza ndabigisha mubwira byose by'Imana yantumye kuri we ndangije ninjira muri yanzu ndasenga umunsi wa gatatu Imana ihagurutse umwana iwacu iwanjye mu rugo wankoreraga irambwira ngo genda uzabone icyo uza kuganira uzahamiriza ibyo ngiye gukora araza yinjira mu nzu ndiho nsenga muri yanzu abandi batinyaga turasenga wari umunsi wa gatatu noneho bwacyaga Imana inyuriza imisozi mbona hahurutse isahani nziza irabagirana yaje ite yamanutse hejuru iza ku maboko meza cyane isahani imeze nk'agasorori sindamenya uko nayivuga irabagirana cyane irimo akayiko keza karabagirana harimo utuntu tubiri tutarenze ishaka nabonye mfata ikiyiko ndafata ngiye gutamira mba ndakangutse nsubira mu mubiri ndasubira ndasenga noneho ndafata ndatamira ariko nyine mpita nsubira mu mubiri sanga uwo mwana yasetse yatagangaye nawe se urasetswa n'iki arambwira ati kubona ugiye kurya ukananyima ahubwo ukarya biriya bintu ati Imana ntiyamaye ngo ndebemo Imana ntiyamaye ngo mbirebe atari ku buryo biryoshye we ati bimeze neza ati urarya nkaryoherwa nuko ubwo rero igihe cyarageze ubwo navuye aho haze neza cyane umubiri wanjye uhaze inda yanjye ihaze ngo narahagurutse njya kuvuga ubutumwa mu misozi namaze ibyumweru bitatu ufite inda y'amezi 8 ntasonza nta nyota nuko nkagenda aho nkasanga abantu banteze ngo marayika araje nkagenda nkasenga Imana bakanyinjiza mu nzu cyangwa mu rusengero nkavuga ubutumwa bugacya nkagenda gutyo imisozi ndayimara ndataha ngi wacu nuko Imana yagiye inkorera ibitangaza rero byinshi sinashobora kubivuga papa nuko inyanja rero nagiye nzambuka gutyo namanutse umusozi iwacu manuka umusozi witwa Nyawera ahantu bacukuriraga oro sinari impazi ariko Imana irahanjyana nambuka uruzi runini cyane rutarusizi ko yanganaga ndarwambuka n'amaguru nsanga umugabo yicaye hakurya y'uruzi yari inshuro ya 4 nsanga yicaye ku nkombe arambwire niwe wambwiye ngeze hariya abo bari bamperekeje bati hari hakurya ko harabagirana habaye iki bamwe baravuga ngo imvura igiye kugwa buriya ni imirabyo bashaka gusubirayo abandi baravuga ngo ariko mwarese tugaherekeza ziza ngo tukareba inzira nyuze ko tukumubwira ngo anyura hanga kanga ngo akakomeza kumanuka hanga ubwo baricaye rero bahagaze ku misozi ariko bareba nyine iyo ruzi ndagenda rero ngera kuri urwo ruzi ndambuka wundi yambwiye ngo njo ngenda musanga nta mazi n'ubundi ntiyarenza uruzi rucuza umwijima n'ubundi ndutekereza nkaza ariko Imana irakomeye wahanyuraga n'amaguru yawe n'amaguru yanjye n'umubiri wanjye n'igikapu abantu babyumve neza ntago ari uburyo bw'iyereko ni uburyo bw'amaguru n'umubiri wawe nta nyanja nigeze nambuka ndi nereka ntago byari mwiyereko abo bantu bari baguherekeje babireba ndambuka mfata umusozi uwo muntu tumaze guhura ambwira ibyanjye ndazamuka ndagenda ikindi gihe nasuye kwambuka inyanja nyambuka n'amaguru nararwaye barandoze ubwo rero ariko ntazi ko mbifite ariko nkahora meze nabi mu mubiri ndagenda n'ubundi ngiye kuvuga ubutumwa mu misozi ndamanuka ntaha n'ubundi njya kwambuka inyanja uruzi rwitwa Rwerera sanga abagabo 3 bari hakurya bohereza abantu 2 baza kumfata banshira muri burankari murayizi kwa muganga turayizi nuko baranjyana ngeza hakurya aho bari nuko uwo mugabo nababwiye nabonye ubwa mbere kandi nabonye hagati y'ayo y'amameza n'intebe nziza iyo mu ijuru uwo mugabo niwe waje aramfata aravuga ngo ndakubaga ufite ibirozi muri wowe
yarambaze rero aho ngaho yabikubwiraga mu buryo bwerekwa cyangwa n'amaso ku yandi nagendaga n'amaguru yanjye abana ntibari kumva turi kumva mu turagira ngo abantu babisobanukirwe abantu benshi barabifata nk'iyerekwa kandi ibitangaza Imana yagukoreye n'imirimo yagukoresheje imyinshi yari iri mu buryo bw'umubiri live njya mbabara kubona Mariyamu yarapfuye atabanje kumvuga nanjye ngo abanze abwira abantu byanjye kuri nuko ubwo rero barambaga aho ku mwanya wo kumbaga niho nagiye mu mwuka niko navuga narasinziriye ni ikinyijuru ryaguteye buriya ubwo rero barabaga barangije nabyutse aho ndi muzima nuko wa mugabo arababwira ati mureka agende ndahaguruka ngenda ndi muzima nta kibazo ubwo babagabo nabonye batera intambwe barazamuka nanjye nzamuka umusozi ariko watinze cyane kuri Mariyamu yari inshuti yawe cyane Mariyamu mwabanaga mute Mariyamu naramwumvaga urumva nari naramwumvise kera ariko nkumva nkeneye kubona uwo Mariyamu ariko nkumva hari kure cyane nkumva ntashobora kujyayo kandi nabaga umugore wo mu rugo ufite abana n'ibintu ufite inshingano z'urugo yego ariko noneho umunsi umwe nari nagiye kwigisha reka banza dusubize nagiye kwigisha hano mu Rwanda igihundwe hari Kamembe yego ndiho nigisha ndangije kwigisha ndagenda bajya kunsasira ahantu yego ndaryama ahantu hitwa ku w'inteko pasiteri witwa Zakariya Senzige wahariya muzamubaza yego ndamuzi ndagenda basasira ahantu ndaryama ndyamye mbona Mariyamu araje aza mu kirere aza n'abamarayika bagenda mu kirere mbona baraje bageze ku muryango baramubwira ngo we niyinjire arinjira bo barakomeza araza yicara ku ntebe nk'ingiyi nari nashyizeho imyenda bari banshyiriyeho igikapu aricara ndakanguka ndicara arambwira ati wambonye nakubonye ati ndinde ntitwa Kinyamarura Mariyamu ati mbonye ute ntinkubonye nk'umukobwa nk'umugore ubyaye gatatu arambwira ati wagiriye ubuntu butagira abandi ati ubuntu Imana yakubwiriye ntukabupfusha ubusa kandi ntukaburangareho ati ubu hari abavuye mu misozi bagenda bigisha bavuga ngo babonye Mariyamu ngo afite umusatsi uriho uzana imvi ngo afite ngo n'umukecuru umeze gutya ngo ariko ndagusaba ngo uzazi iwacu uzundebe ngo kandi ngo sinkamara icyumweru utaje nuko gwambwira ibindi byanjye byinshi yose mbibabwira yego arangije Mariyamu arasohoka nawe mbona aragiye ariko ndamubwira ntuvuye mu giterane mu gitembe iwacu muri Kongo niho yaravuye aza mu Rwanda nuko rero yaragiye nanjye ndaryama buracya nahise nasezeye Senzige ndabwira ndatashye barambwira ati twateguye ahantu ujya kuvuga ubutumwa namaze kubona ko byarangiye ubutumwa bwarangiye ndaginzagaruka nuko naragiye rero ngeze mu rugo nsanga mabukwe nari mfite mabukwe nsanga yateguye ibyo ndi bujyane duca ngenda naragiye tugeze mu nzira aya maguru yanjye mubona uko tungana yarabyimbye nambara nomero 12 ikirenge kiriyongera kiba kinini nomero 12 zanga kujyamo ubwo Imana yanga ko njya mu modoka yego tugenda n'amaguru abantu batari kwaziza rwose uyu Imana ugigenda ikurusha gutyo uzagende wenyine tugende twenyine ntibyakunze ubwo twaragiye rero turajyana tugeze hirya ngenda ninginga Imana tumaze kurenga umusozi Imana iduha imodoka nuko turagenda rero tugeze kwa Mariyamu twahagize nta muntu w'iwacu winjiraga ku nzu kwa Mariyamu wo mu kibaya kiwacu ntawe kubera ko representa ngo yari yarapinze Mariyamu bavuga ngo ni ikinyamaswa cyo mu ruzi ngo ni mamba mutu nuko ubwo bari baramupinze ariko ngerayo ngezeyo abantu bari bigaga ibukavu b'abanyeshuri ntazi babagabo b'abapasiteri baraza turatarama bamenye ibyanjye ntabibabwiye bamvuga uko bashaka uko Imana bibabwiye turaganira abantu barankunda cyane babwira Imana ngo Mana ko wadukundishije aziza ko bamutweretse tutamuzi twaramwumvaga gusa turashaka ngo twinjirane kwa Mariyamu nubwo babo batinjira ariko ndashaka ngo twinjirane kwa Mariyamu twarinjiranye rero kwa Mariyamu bwarakiye mu gitondo nuko barakingura abantu barinjira umugore wamukurikiraga mu bwa gatatu yari umukecuru uruta uko ngana gutya aranga ngo waziza aho ntiyinjira ngo kuko abo mu mushyashya ntibajya binjira
ariko mariyamu aho yarari aramuhamagara aramubwira ati rusi mwene data ukajya ugomera abana b'Imana reka mwene data yinjire n'abahungu be yari afite umuhungu witwa Rukinisha n'uwitwa Mariko bariho bavuga ngo haziza natinjira kwa mama ntabwo twemera ko na mama ari Imana asenga ubwo rero yarahamagaye bararika ndinjira nje rero nkunda gukubagana shira isoni cyane n'abapatse banje barabizi abandi bagiye babashyira ku ntebe bicara afite inzungana n'urusengero kuviriya baricara ariko je nemeye kwicara ngiyeho naraje nicara bajyaga bamusasira nkaha bakamushyira ku gitanda nuko ntiyeguraga umutwe nasanze amaze imyaka 9 atarya atanywa adakaraba atameserwa atandura imyaka 9 aryamye nkaha umutwe uraha nanjye nicara nkaha akandeba akavuga akandeba atari kwazi wagiriwe ubuntu ati ugira amaso yo atari ko rata we warebye y'Imana se yanjye niyo tarebamo nuko yambwiraga nuko ubwo ndicara aravuga abwira abantu buri wese akamuvuga izina ry'ubwana nabonye igitangaza cy'Imana buri wese akavuga izina ry'ubwana iryo bamwise umunsi bamusohoraga iryo se na nyina bagambiriye bari kuburira umwana wacu tuzamwitire Mariyamu akabwira abantu amazina yabo icyo gihe twari kumwe n'umukobwa w'umugabo witwa Kabutura wari umukihano mu Rwanda Kabutura Gabriel wari umuvugizi wa DP umukobwa we umuhungu we n'umukazana we twari twinjiranye aho ngaho kwa Mariyamu arabavuga avuga ibyabo nuko ubwo twese aratuvuga twese atubwira ibyacu angezeho rero ntindaho aramvuga ngo byarangiye rero ndataha niho nambaje ntari kubundi wowe uko ugenda cyane mu ijuru nge nkaba ndigezemo igihe gike ese uko mbona ijuru wowe niko uribona arambwira ati uko aribona tirihinduka aturetse bwa bwiza nanjye sindabubona bwa bundi bw'Imana bwahatagerwa bwa bundi burindwa nabyo bizima bine ati nanjye sindabugeramo ati kandi ati sindabugeramo ngo mbubone we yavuze n'amazu ngo yabonye 5 ari ukugira ngo ari ukwereka imitima y'abantu ariko jewe mbabwiza ukuri aya mazu sinayabonye nabonaga mu bwiza gusa nkabona ibyiza nkabona abeza nkabona ibirabagirana nkabona n'ubwo bwiza yarambwiye ati nibyo bizima nje sindabibona ariko wagiriwe ubuntu urabibona we wagiriwe ubuntu ubona aho ubwiza bw'Imana buherereye ati nje sindabubona ubwo naratashye baranganira mbwira byinshi ndataha ubwo bwa mbere ubwa kabiri n'ubundi nasubiyeyo n'ubundi ndagenda turaganira ambwira ibintu byinshi n'ubundi ndataha Mariyamu rero mwari mwaraganiriye cyane Yes, bakunzi b'iyobokamana TV bihumuriza ibihumbi ndetse n'Umusaruro TV urumva ko uyu mumama afite niba mbyita ubuhamya niba ari ikimenyetso kigaragaza ko Yesu burya koko ari 100% ngira ngo mwabyiyumviye yigeze atubwira ati mwabana mwe ndi kubabwira ibintu mukagira ngo ndi mu mwuka atariko rwose ati nari ndi mu mubiri ngewe n'ukuri navuze ati uyu ni marayika w'Imana ni umukecuru w'umuntu nyamuntu mu by'ukuri burya Imana iracyaho pastor ndabyemeye nanjye cyane rwose Imana iri natinyaga icyaha rero n'igisa nacyo kandi Imana kumpamagara njya mbwira abantu ngo Imana intuma ngo ngi kuvuga ubuhamya naribwira ngo nzavuga ubuhe sinasambanye sinibye sinaroze sinanyoye sinasinze ese nzabwira abantu iki ubu no buhamya bukomeye icyatumye Imana igukomeza ikakunyuza mu bikomeye kuriya ikakwereka ibintu bikomeye ikakunyuza hejuru y'amazi ukagenda ukasimbuka imisozi ntare ibiki byose kwari kugira ngo uzabone kukomeza abandi cyane rwose Imana yanyujije mu bikomeye nagiye ngibirozi ku mugaragaro Imana ikabivanamo nkataha twari kumwe n'abapaseri banyahongereye hano bandoze kenshi nkabirya abapaseri bareba bikankubita hasi nuko bagasenga nkagenda abamarayika bakagenda bakabikuramo bikavamo bareba n'ibintu byinshi byagiye bimbaho mu Rwanda Imana akomeje gukoresha cyane rwose watubwira muri make nk'ibintu Imana akoresha ugeze no ahariho uko byagiye bigenda ko Imana yagiye inyereka ngiye ngera mu Rwanda Imana yanyeretse ibintu biri kuba cyangwa ibintu byabayeho njya mbwira abantu hari ibintu bijya bibaho nkabwira abantu ngo ibintu byabayeho kandi hari ibintu najyaga nicana n'abapaseri banjye nkabwira nti ibintu bini bigiye kuba n'ubu karangwa kenshi yarambwiye atari kwazi
ati kandi wagakecuru bajya bavuga ko wubahuka abayobozi kuko nari mubwiye ibintu byinshi nabonye kandi sinkunda kubivuga ko ibyabaye ku bantu sinabivuga keretse ari ibyawe niho nakuganiriye ariko ku bandi sinabikubwira nuko ubwo rero ndabimubwira arambwira ati tuzabibara tubibonye nyine ubwo byamubayeho byinshi ubu ni biheruka ibindi cyangwa n'ibindi bizaza n'abandi benshi n'abandi bapaseri banjye ubwo rero byagiye bibaho ni byinshi mama reka noneho ubu buhamya ndabwita pati 1 twebwe tuzagaruka iyobokamana TV n'umusaruro n'umperekeza n'ibihumuriza igihumbi noneho ibihumbi tuzaza tukurebe noneho sasa rero iwawe ubu yari yadusanze kwa pasiteri Kayitare ariko noneho njyewe nzahaguruka nze kukwirebera njyewe noneho kugira ngo dukore n'ibindi byinshi kuko Imana yakugire neza kandi bizagenda neza reka rero tugushimire cyane tuvuga ngo Imana wakoreye idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera bagikorera iguhereza umugisha cyane kandi icyo nkubwije ukuri byanze bikunze nutagwisari ntabwo uzabura gusarura hari impamvu Imana yakujije muri ibi kwari kugira ngo natwe abatoya tuzafashwe tumenye ko mu ijuru hari Imana ishobora byose pastor nubundi urasoza umusengera Imana ingubukomeze imuhereza imbaraga nibisigaye binda zabikora umva afite ubutumwa bwinshi Imana yamuhaye atubwiye igice cy'ubuhamya ariko ubutumwa burahari kandi ni bwinshi Mr. Joe reka nkunganiye gatoya nk'abantu turi kumwe mu kiganiro ndetse ibihumuriza ibihumbi iyobokamana TV ndetse n'umusaruro TV tuze gusoza uyu mubyeyi yari udusengera mu mbabarire mushumba pastor nawe wavuze uti nkeneye ko nsengera dukurikije ikiganiro uko cyagenze reka rwose aze dusengera agiye kudusengera ariko kandi mbere yuko asenga uyu mumama hari abantu benshi bazashaka kumuvugisha mu buryo butandukanye mama ugira telefone okay watanga nimero ya telefone ukoresha ndayifite ahubwo sizi umuntu kuntu yahishe mu gikapu turaza turayandikaho nta kibazo noneho reka pastor senge rero dusoza tushishikariza abantu gukora subscribe kuri aya mashene ibihumuriza ibihumbi haba hari inyigisho zitandukanye nziza cyane ibijyanye n'amasengesho ibijyanye n'imivumo na karande uburyo haba hari ibintu by'ubwenge byinshi cyane ku Musaruro TV haba hariho ibigano bitandukanye kuyobokamana ho nyine murabizi yuko nakarusho nimwivuga butumwa ridashingiye ku idini ryo ryose ahubwo dukora nyine tugamije gukomeza kwagura ubwami bw'Imana pastor muradusengera ubundi tuze tugana ku musozo mama Imana ibaho umugisha cyane basabye ko mama ari udusengera ndagira ngo mbega ufite imyaka ingahe ubu imyaka 65 yego reka nsenge gato musabire umugisha hanyuma nawe asengere abantu bakurikiye ikiganiro mwami Imana data twese wo mu ijuru turagutangariye uri Imana ndabizi ijuru rirahari umuriro utazimura hari Yesu uzagaruka no gutwara itorero utujyana mu ijuru ndagushimiye ibyo twumvishe humugisha umuja wawe umuhumugisha mu majyana no mu mazi umurinde kugeza mu bugingo buhoraho ndamwifuriza kuzakubona imbona nkubone ugarutse n'igihe uzaza uje kudutwara burundu tutari bugaruke nawe ntazabure ingorano z'ibyo agukoreye Mana uri gitangaza uratangaje umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen kasenga Imana ariko duseka mpakasariki nta kibazo rwose cyangwa ndabanayo ntacyo haguruka nta kibazo ndasenga Imana mbabwira ngo ikindi gihe ngiye kwa Mariyamu Imana yantumye intumye Bukavu njya kwa Mariyamu nshaka kujya kwa Mariyamu ngeze mu nzira dusanga hari igiterane gikomeye cyane icyo giterane cyangwa pastor benshi ndagenda nicara mu nzira ndavuga ngo tujye hano tujye guterana tujya guteranira ahantu munsi y'umuhanda aho igiterane cyari gihari hari abantu benshi ba pastor twabanyagihinga n'abandi nabo pastor banje navuze bigiterama bari bahari nshaka kuvuga ngo abariho ngenda kandi Imana yantumye Bukavu ndi nshaka kwanga ngo reka ngende aho ngiye nshaka burya rero igikoresho cy'Imana sinzi uko nakivuga Imana ntigikunda ko umuntu yahengama ariko nabwiye ngo nirindaga icyaha n'igisa nacyo kandi ngirinda ikintu icyo ari cyo cyose urugo rwanjye rwinjiragamo umuntu wari we wese yaba umutwa yaba umuntu wese yinjiraga mu rugo rwanjye kandi buri muntu wese